umugore wawe so rero ibintu by'umukara nanjye numvaga mwabikata byose oya ntabwo ari byose ratameze ntabwo ushuke dukeya two hasi uwo nguraje tugeze n'abantu bo kuri inzu bareba ukuntu njya nkamera video zanjye ndabisoje abantu bari barambwiye ngo mbere ukuntu nkoresha ziriya product so uyu munsi nabibakoreye rero video yose kuri YouTube nabibakoreye Hey guys, how are you doing my people? It's Carine. Carine. Comment ça va vous? So, I'm going to find myself. My sister ari kuvugana na sweetheart. talking on the phone. Oh my goodness. Ubwo rero uyu munsi n'ubundi muri we muntu w'umufasha mfite ngo niwe muntu nguzi ibintu ngo bya salon umupro urumva hanyuma nyine tujye guhambura abantu bajyaga bambaza umusatsi ngo bigenze ute ngo bikora ute uyu munsi nizire ko mujye kwibona bagiye kumpambura then amfuriremo ubwo nyine etape par etape muragenda muyibona. She's busy. Hi Melissa. I saw Jirisoni. Hi Melissa. Senti banyumvise ibintu byose ndimo we. Nago bari bubyumve. Ndabasuhuje ubu niba mutabyumvise. So guys, akoze ibintu ziko mbona ngiye kumenyera kirikane. Uje kumenyera bra mu myaka itaha ni wowe utahiwe. Ngo Iwe ndabishobora. So ni uyu rero uyu musista wanywe niwe muntu nguzi ngo gukora imisatsi hano mu rugo ni ugiye kunyaza. Ayone. Nawe bijemo. Hata waramutse biriwe. Nubwo babonanye. So bagiye kunkorera umusatsi abantu mwajyaga munyishyuza ngo mbigenza gute ngo mbikurikiranya gute ngo mbese murabibona uyu munsi sibyo. Hari umuntu ushaka kuzakora podcast nyine ngo muzamubera abafana urumva azajya batumira muze mu muha inama. You guys are we really talking? Yes, we are really talking. Urumva ngo arashaka ngo namwe murabyumva mugombe muzamushyigikira igihe hazazira. Mbese ugiye buryasaza zibira nzima ariko bajya bavuga. Ubwo se cyane Bishatse kuvuga ngo wageze uri mu bantu bakora YouTube none nawe ugezemo. Kinyarwanda warakibagiwe. Ni mukeya. Kinyarwanda ni muke. Guys murabona ko nyine do twatangiye nako turi hafi gusoza n'inyuma bya birenda kurangira. Melissa ntabwo agiye kuramo amabongera za kundira rimwe na rizima ndabikuramo gahoro gahoro. Ngende gukora nsuka ibituta kugira ngo ntaza kubabara. Ukubona mukanya ngiye gukata uyu nguyu ugeze uyu nguyu uri hasi ndaza kukata buriya bajya bankatira muri salo nibwo uzakura ubu ngubu ntago ndashaka kukatamo gake hanyuma mukanya turamesamo tubereke nyine iyo umuntu yihaye kwikorera ibintu no kubigenda muri salo bari ko banshikuye rimwe bandangije ariko nyine salo y'uyu munsi uyu muntu wajya ari inyuma ya kamera dusubira baravuga ngo auntie I see you from the camera. You see me baby. Auntie imagine ntago ari kubona mami ariko ndafurishe. Auntie only all with mom. Mommy and auntie. Uri kutubona? Dufite umuzungu hano ntago avuga ikinyarwanda. Mwana wacu ni umumeti. Mwana wacu ni umumeti ntago yumva urwo rurimi. So ngira ngo mukanya turagaruka tubereka ahantu tugize gute. Tugejeje inzara zavuyemo. Nicyo kintu kirushye. Sibyo? Uba wumva inzara zikurya.
na bene tuno turakubabaza ariko nyine katana nyirakatana ariko nyine kubera ko dushaka kubereka ko iyo utagiye muri salo ushobora no kwikorera byose birashoboka ntabwo rega umuntu ahura n'amafaranga ya salo hari igihe biba byiza gukora umusatsi cyane cyane bifite natural hair wigo cyane biriya bintu by'amaseshe byica umusatsi mpora mbibabwira njyewe inshuro nyinshi najyaga nkwikorera nabifungaga ibituta nkabyibara bikiyumisha nkazabona gusigamo kuko seshe irambangamira ko ndashya nkumva ubwonko bugiye kwiruka bugiye kuncika neza igisokozo ntabwo ariko uyu munsi dufite special igisokozo ndako igisokozo kiri special igisokozo kiri special muganya ndabereka nyine turi kugikoresha murebe ubundi namwe ababishaka muzabigure mujye mubikoresha mu rugo abantu muri mu rugo nyine mukeneye kwikorera ibintu cyangwa se mudashaka ko seshe zibicira imisatsi mukabijyana muri salo just nuko bimeze twongere mu kanya you see me so guys ye baba we ni mundebe ibihuru nikoreye urabona ko hano inyuma ntabwo birasozwa neza ariko ibi bisutsi bituta birarangiye ko nta nkuru ntabwo bwa expert bwacu busobanutse tubimazeho umwanya munini abandi bahita bakora iminota mike bakaba barabirangije ariko nyango nuko bari benshi we rero bagiye kunkoreramo hasi ngiye kugenda bakuramo kamwe amabu ngewe hano imbere nabikoze so mbese we are tired no kumesamo ngo turabibereka cyangwa se tuzabibereka it's depend hello guys how are you hobe tugarukiye aho twahereye aho twasoreje twakoze imisatsi biratunanira birangira tubyigoreye none ubu tugarutse tugiye kubereka ukuntu umuntu amesamo reka nze ndaje mbereka ama product yose ukuntu akurikirana Merisara arajya ntiza uyu ni umusare wacu hari abantu benshi nagiye mpa zino product bakambaza ngo ubikoresha ute today rero mujye kureba ukuntu mbikoresha okay hanyuma abatarabigura namwe munyaruke ari inge mfite naturelle ari uyu afite naturelle ni ukuvuga ngo sasa murebe kabantu kabanzamo kutuzi ka Oliver nako kamera tubanzamo tuno tuzi ariko nyine mwanzamo tuno tuzi mwarangiza kugira ngo nyine umusatsi mutandukanye mwinze kabari kunseka di noneho ugashyiramo ino detango honey butter hair condition detango niyo ukurikizaho itandukanye umusatsi neza ku buryo usokoza ukajya mu mazi nta kibazo na kimwe ufite ni iyi ngiyi tubanza before niyi then tugakurikiza shampoo iri hano inyuma ubu mukanya nitujya kogamo ubu turacyawusokoza kugira ngo ugende ugeremo woroshye nta bibazo dufitanye n'umusatsi duhita dukurikiza rero sasa shampoo nyuma ya shampoo kwa kundi nyine tuba turangije kuko ino shampoo yacu irimo na conditioner by the way nuvuga ngo ni all in one twarangiza rero tugakoresha iyi ngiyi leave-in after nuvuga ngo nyuma yo kumisamo dukoresha leave-in then tugasokoza mbese etape par etape turagenda tubereka noneho iyo washizemo mayonnaise sasa mayonnaise uyishiramo mbere ya leave-in ngewe uyu munsi nabishiramo kuko umusatsi wanjye umeze neza vitamine ziruzuye ndabyibushye ndabyibushye ari abantu bambajije ngo nese iyo mayonnaise ngo ni nimwe nkiyo tujya turya American mayonnaise nge niyo nshaka nagarimye iyi ni y'umusatsi iyo umaze gushyiramo shampoo umaze kumesamo uhita ushyiramo iyi ngiyi hanyuma ukayicarana ku kazuba aho uturata duke waba ufite hariya cya kindi batwicazamo kitungije kasike waba ufite kasike mu rugo ukayishyiramo bikuma ukabona kumesamo ariko njye ndi gukoresha izi we yo mu rugo wicara ku kazuba neza bikuma urayifite kugira sister ufite ibintu byose ntako bisorumba iyo rero washyizemo mayonnaise wicara muri iyo kasike bikuma then ni ikigofero nuko warangiza umukurumba nabakosoye warangiza
ugahita woga mu mutwe bisanzwe ugakurikizaho ka leave-in kawe then ugakoresha igisokozo hano nacyo kirahari cyabugenewe gisobanutse tugahita dusokoza umusatsi ukaza ugurumana buretse muraza kubibona rega ubu nta kintu murabona ubu turacyari mu itangiriro ni ukuvuga ngo uri mu rugo ushaka gukora ibintu twawe neza nta kugushikura umusatsi muri salo sawa bagiye komesera mu mutwe ese ngiye kubihambura nanone bari kumpamburira abantu baba mu ijwi ry'abana wanjye bajya babura bambaza bananze kubereka Have you say something? hano twikoreye saro icyo cyo mu kimenyi Ariko ikibazo cyavuga igishinwa. Yeah. You tell people. say hi Say hi. Tell them a story. Say hi. arashaka kujya muri Hi. hi Say hi, people. hi Hi, guys. hi guys hano muri iyi minsi sha barabivuka Yes. sindiho neza Uriho neza ahubwo nari nkoze ikosa rikomeye. Ngomba guhambura kimwe ukajya umesamo n'ikimwe Urashaka yashyushye yakonje? ashyushye mumbabarire ntabwo noga amazi akonje ariko naba agikonje nta kibazo Niba ashaka cyokeye natandika ugenda. Nanaye nka tureta dushinzwe. Aragutwite cyane. Oya. nyine yagutwika hagati na hagati nibwo abanyakazi no gushyuha. Ngewe hari iwanjye ahita ashyuha vuba vuba. So nta mugozi wagera hano ngo dukoreshe uyu. urahagera sha uyu nguyu akuswa aribyo navugikira gusasa cyane Ariko nibwo buryo n'usire amazi atakumenekaho sitera. nabwo biba bimeze neza Byose kimwe. Twanze mena yakonje niyo bana. Ese ubundi muri forumire umusatsi igiye amazi akonje. nta kibazo nuko ngena Ntabwo ariko ari byiza gushyira amashyushyu ariko Mbese ikibazo ni iki gutesha umutwe. utwo ni sawa igushambi muri kugenda ashyuha cyane. ari gushyuha cyane mushyiremo hariya hirya mu kanyotsi uzko bashaka kungira inkoko Ndashaka gukura amakuru. bashaka kumvura ubwoya salon de coiffure de chez Melissa
Melissa ntabwo yifitiye icyizere nta confidence. Uziko nabizi. Mana abakiriya b'ikambara bamufasha. Umwana wanjye banza kubagana niba Happy. Don't disturb me. Sorry. You're not disturbing me. So, baragenda kwambura nyama kamanzi muri ki? Shampoo. Shampoo. You know shampoo? Nibonye mu kirahure. nakubonye nshuro. Shampoo. Ngo ni shampoo. Akosha bana. Shampoo ni? Abongereza urabazi. Nibo bazi ingene bivugwamo. Ngo ni shampoo. Oh, I love this shampoo. It looks like. Easy ya. Ibaye shampoo ni neza. Uzuko ari nziza. Ugomba kuza kuduteza imbere rero nawe. Nawe afite naturel. Benshi. Nako rero igipangu cyanyu mukeneye kugura ntuza. Ka kantu bogereza abantu bagarana. Ubusara ntagarara. Baranye nabi. Ibyo byo. Hafi yawe. Come. Dance. And now you know Kinyarwanda ngo dance. You know the meaning of dance? I don't think it's Nabyo ya. Dance, what does it mean man hafi ya? Igosha. Yo. Obya abana benshi sigaho gucanga. Bigize abana babikora nwerekana kuri kamera. Ututwara twa Melissa ntabwo turi kunshima neza kuko bishaka. Oya. Wowe ntabwo biri bukunde ko inzara. Inzara ntabwo zishobora. Nushaka ushyiremo igisokozo niwumva byanga. Igisokozo niyishyiramo bwa kabiri. Dance. Ntabwo abizi niba bagakomeje bisubira. You don't know the meaning. If you know, you know. Bari kumva ari ibintu bya dance. Ariko si ubwo ngo cyumukize muri kamera. We. Uyu nguyu bamwita Melissa Mukunde. Sorry. My name is Nakunda. Nankunda Melissa. Nakunda Melissa. Nakunda se ubwo ni Inyarwanda. Go away. Sigiye munsobanurira izina nimba ari Ikinyarwanda. Turi mu Rwanda se? Nako ni umusajya. Umusajyakazi. Uzi ibyo by'umusajya nta vitamininga. Umusajyakazi byamikinga se. Neda. Ni umunyabo. Nyabo. Uyu we ntazi Ikigande ntazi Ikinyarwanda araho gusa gutubwira igishimo. Ariko ndazi ndanze. Ndanze ayimenye ubu. Yagusaze byavuga. Ntabyazi. Ese kijosi ryanjye ripfuye Nyuma yo. Ayi. Ariko bite. Baravuga ngo ni muri Yesu neza gumamo. Shaka kugushimira mu tujyaremwe ko. Shampoo. Ni bishi. Usobanura ko kumva meaning ya bish koko. I wish ko babimenye. Banyishyura. Ako kazi kuzitanga. Muranyishyura mu. Yes. Umva ubwo nyine urajya umbwira niba ndi kugera gahoro. Ndabizi ko Ibintu bimwe barakorwa hano dufite umuntu ubisobanura bati move. kana isabune irakujya mu maso uraza kumbwira uvuze n'uburyo. Hafi ya kandi ya. Reka ndo shampoo ryabo. Ni isabune. Ubundi bwa mbere ntabwo shampoo ifata. Ifata bwa kabiri kubera umuntu. Shampoo. Who's scared? You? No. Who? You. Me? Yeah. Hey, how can I be scared? Siko burya bya bintu ari akazi gakomeye. Waruzi. Karakunani. Mbaye nsezeye hakiri kare. Ninjye utahiwe kumumesera. Yewe se?
ntunabitegereze ngo uzabese. Dusoje koga mu mutwe ubu ngubu tugiye gushiramo ishishije tugiye gushiramo rivini. Kamufashe kuko. Sara yanyu ntabishimye. Ibintu bya saro yacu birajagaraye nta kintu nakwizeza pe. Ariko we try. We tried vraiment. Urumva twebwe twashatse kubereka yuko Mu kazi. oya Ubu muri saro hano birarangiye murimutse. umva. So guys, urabona ko tumaze gusokoza umusatsi wo hasi n'igisokozo gisanzwe tugiye gusokoresha cya kindi kirimo umuriro. Nibagiwe ukuntu babyita. Cya gisokozo kiri electric. Cy'abasirimu. Murumva noneho abereke nyine etape igezweho ni iyi. Mbega irahinze? Iki cyuma kirimo sese n'amezi icyayi no gusokoza icyayi. Si ngombwa ko sese harimo fani. Ntiyabisetse umukobwa. Kirimo fani? Ubu ni ya kasike twavuga y'ingofero. Oya, ingofero yindi iri ukwayo. Uyikoresha washyizemo ntuza mayoneze. Kandi Nayo murayifite? oya na uretse ko ntayo nakoresheje. Nabakire. Sana. It's me. Really? Okay. It's me again. Do you like my picture? Do you like my picture? Thank you. Nambwiye ati ko mubonye muri televiziyo nkaba ndeba uri na hano bigenze gute? Yumvaga uhagereye. Do you want something to drink? Okay, I'm going to give you this. Okay. Oh, you want water? Okay. Tugeze? N'abantu bo kuri nziza bari ukuntu njya nkamera video zanjye. Ndabisoje. Abantu bari barambwiye ngo mbere ukuntu nkoresha ziriya product. So uyu munsi nabibakoreye. Bari no video yose kuri YouTube. Nabibakoreye. Rero murumva ko ntacyo ntakoze uyu munsi. I'm sweating. Yeah, because kino gisokoze. Umugore umusore kandi aratukura cyane. Iswa ariyo mpamvu abantu benshi bakunda kumbwira ngo mu mutwe wanjye ntabwo hasa nk'ukurutsa. Muracyari nayo? Live. Uyu muntu bakora nta content creator byaramucana. Birimo biramunanira mu mutwe no mu Ndimo mutima. nabereka ukuntu bakora video. Muracyari Kenya Naho se turiho. Oya hano kuraho byarangiye. ntabwo byarangiye. Byarangiye hano. Abantu barambaza ngo turacyari Kenya hafi turi Kampala ubu ngubu. Turi Kampala na Mirembe. Urahakatiye umunsi yo urahakatiye. Ndabona nzahakata ejo kubera ko petite sœur afite gahunda nyinshi uyu munsi. Kandi sinayikata na njyenyine. Ubwo rero Igihe cyo gukata umusatsi nikigera ntizamwembe n'ahari. kuko atazababara. Shera ko umusatsi. Ntabwo nzakamera muzabikamera. Ko umusatsi ku buryo bambwira ngo ntibakateho nka gatoya ariko ndumva ngomba kuwukata. Asabana ko nta kintu bavuga Ngomba kuwukata. kandi ari benshi. Cumi n'umwe nta kintu muvuga. Ya kubera icyucu sokoje. So rero ndabona nzabakatira ejo nkabereka ukuntu bimeze. Buri munsi dukoramo nyine ibice niko mbibona. Tomorrow I'll show you. Ukuntu bari gukata ariko birasa neza ba. Mujya kongeramo igisobanuro Carine. Ndimo ibi ngibi nari nabibabwiye ariko. Ndimo ndashiramo. Urimo ushyiramo amavuta nta. Ni livini na coconut oil. Urimo urayibereka. Ngishi. Ni coconut. Coconut oil.
Okay, it's okay. Ni coconut oil, indi ni leave-in yanjye muri mikara ndimo nkoresha. Okay. Dusigaje gushyiramo amavuta muri Uganda ya turi Kampala. Turi Kampala. Makano kan. Baby, can you please give okay. Mukanya ngiye gushiramo aya ngaya mo hagati na hagati. Aya. Ntabwo ajya mu misatsi mbibutse. Abantu baguze zino product mbibutse. Ntabwo aya ngaya bayasiga mu misatsi, usiga ku ruhu. Okay? Afia. Kubimeze. See. Your friend over there. Wamaye ku musatsi se. Nungo hepe. Oreza ku madolari ngo. Ngiye kuwukata. Mami. Yeah. Mami. Is mami. Uvuze mami na wagira yugura. Me? Am I your mommy? Thank you. You're my mommy. You are my mommy. Yes. Your mommy. Thank you, Yeah. baby. Me? Yes. Yes, you are my mommy. Abantu batari bazi umwana wa sheri wanjye. Umwana wumva ko afite ibiro byiza inyuma ya kamera. Njye mfite umusatsi ucika nakora iki ngo? Kandi mukeya. Uragomba kutwegera tukaguha produit ubundi ikibazo cye tugakemuka. Ikindi ntabwo Aho ikibazo cyari mu Buholandi ndakeka. Sibyo niko. Kandi kugeza ibi nabonye bihenda kire kuko ufite umuntu waje mu Rwanda akabitwarira. Ko produit zirahendutse ariko ikibazo no kuzikugezaho. ikindi tutarambye. Kuko wishyurira ipost. Ikindi tutarambirwa ni Kampala. turi tugiye gusukira tutabine just. Nuvanga ngo turagera muri Finland niba mpamvu taratubona. Tube tubyarangije kugira ngo ejo bitazatugora kuko ntabwo turabisoza. Nayo nako tutarabisuza. Turacakeneye gukata. When someone is tired, I know. ibintu nkoze ntibibaho nanjye ndisetse. Ujya gukora ibituta. Guys, agiye kunkorera ibituta Ndabona ko bibiri imisatsi hano. yabasajije. Twarushye. Iruhije ariko shaho mutazayamona umuntu Zamuzana ibirakaje bakorera. afite imisatsi mukajya ngo naga ibintu ntibiruhije. Ibintu biraruhije ariko nyine iyo ushaka urabikora. Hobe. Mbere twakoreye umusatsi n'ubu ngubu ntabwo turawurangiza tugenda tuwukora mu byiciro none warongeye dore hano hasi do hahandi mvuga ngiye gukata hano birongera bigafatana. Ubwo rero cyo ntabwo nongera kumesamo ndahita ndajya mfata gutya hanyuma nkateho duke nongera mfata gutya nkateho duke n'ugiye kubimfasha hanyuma abantu tutabwiye aho bakura amavuta cyangwa se uburyo bayabona. Ibi nibyo bintu nakoresheje nagiye bibereka muri video ko bikurikirana. Iyi niyo yonyine ntashyizemo. Iyi mayonnaise ikurikirana na donc abanza iyi detango niyo nabanjemo urasprayingamo amazi mu mutwe narayaberetse ari nari ndi gukoresha wamara kuyasprayingamo ugahita usigamo iyi detango hanyuma ugasokoza ugafunga igituta mw'abantu mwe natirere n'ibituta birajyana hanyuma wamara kugifungamo igituta ukagisokoza nyuma ugahita ujya kogamo ugakoresha shampoo uhambura igituta uri muri douche already. Ndi kuvuga ku bantu babyikorera abantu bajya muri salon. Impamvu nayikoze ino video nuko hari abantu benshi bagiye bambaza twabikurikiranya gute abantu tubikorera mu rugo nuko nguko niyo mpamvu nabikoze. Hanyuma ugakurikizaho shampoo ukamesamo neza bikaba birahubutse ukamesamo neza mpaka nyine shampoo ishizemo. Warangiza ku muntu udaheruka vitamine cyangwa se ufite umusatsi ubona uri kwangirika ugashyiramo ino mayonnaise iyo uri mu rugo udafite ibikoresho bihagije wota akazuba nabibabwiyemo muri video. Ushyiraho akantu kameze nk'agashashi hanyuma ukicara ku zuba igasa nk'iyuma. Mayonnaise ntabwo bahita bayimesamo n'iminota nka 30-40 gutyo nibwo uhita umesamo
umesamo yoroshye cyane, ni ukuvuga ngo yoroshye iba yoroshye. Warangiza ugakoresha leave-in. Leave-in ishobora gukora nk'amavuta. Abantu mutabizi n'ubundi muri salo buriya iyo bakuvanye mu mazi bahita basesha bashyizemo leave-in. Nyuma yo gusesha nta yandi mavuta basiga muretse yandi bakoresha hano mo hagati na hagati mu ruhu muri make. Rero iyo urangije nawe ukoresha aya ngaya, ushobora kuyasigamo unasutse. Abantu rero mwari mwarabinsabye, nizere ko mwabisobanukiwe. Ubu ngubu tugiye kubukata uno musatsi kuko hari ahantu bifatana bikanzonga. Mwaje mugiye gukora iki? Tugiye gukata umusatsi. Ese nk'ubu ugiye gukata umusatsi w'umugore wanjye ushaka iki? Ni uburenganzira bw'umugore wawe. So rero Cyo ibintu by'umukara nanjye numvaga mwabikata byose. Oya ntabwo ari byose ratameze, ntabwo ushuke. Dukeya two hasi. Uwo ngurahagije. Umugore n'imisatsi Imana yawe. Oyashasha. Ariko ndabona bisa neza. bihita bihinduka bigasa neza. Biranasokoreka. Ariko atisiga umusatsi wanjye kuko njyewe ntabwo bihita bisokoreka. Ariko ndabona ahubwo Iyo wari waratinze kuwukata kandi kuva kera yarawugundiriye. Oya barankata muri salo sheri. Burya mwajyaga mukata ntara raporo wampaye. Barankata niba unabyibukana nawe bigeze kunkata. Ugomba kujya mukata mwabanze kumpa raporo y'umusatsi n'uwanjye se wawe. Yes. Barawukata. Wazajya usokoza se buno busatsi bwose butuma utanakura by the way. You want to go to Playful? Outside. Ni ndamagaritse. Outside with who? It's a second. You go play with Ayana. I hear he's not sleeping. Aya ni no playing. Nese ko Asigaye twamusize akina. basinzira akaba ari aho ngaho arimo kwigira ibintu ntazi. Ayana asigaye ari umuki. Ari mu nduru gusa. Umusatsi wawe ndi kwigengesera ngo ntaza kukubabaza nshimira umuntu. Twaratinze gufatwa. Sorry. Mva usubu naye maze iminsi ngenda kandi rwose nkagaruka ntinze ntabwo singaruka ahubwo. Uyu muntu ushinzwe saro hano ntagashobotse. Uyu musaro wacu ntagashobotse. Njyewe mvuye mu rugo ubwo nubanga imbwa ni nkaho ibindi gase mu karenge kugira nzave kugaruka sha biragoye. Ega namaze imyaka myinshi ntava mu nzu gusa ubu ngubu kuko nabantu nshaka. Kanirisi. Ariko don't play with that dirty water, okay? Yibeshye subiremo arambo. Basigaye bakora bana. Gusa twakinye n'ibyondo twabaye. Bimenaho amazi n'imbaga. Aga ikibazo nuko bashaka kuyanywa. N'ubundi nanjye narabafashe umunsi umwe bari guterura mutubara bakati. Rego umwanda urakuza. Buri impamvu hafi yatajya byibuka nuko nta mwanda ajya ahura nawo. Ubu twe twarahuriye nabo twabyibushye. Kayimoni rero ntabwo ari imyenda manza ari amazi yogesheje imodoka sigura. Kira ni cya kineti. Ngira ikineti sara. Ni urabona ko kigeze n'ikineti. Kimwe yogesha imodoka mu gahanga. Agomba yiterura. Ahubwo mbona turi inshuti. Kuna muturanye nta kibazo. Njiyo Ntabwo bakwataka muturanye buriya biba abantu bakora. Ko nabonye bihonora yi. Ariko bihonora ntabwo yakwakora mu mufuka cyangwa kwataka. Oya. Shaba bikora handi twara. Genda bitinya nimugoroba kugenda. Ntabwo ubona ukuntu hano bari benshi no babanishishemo hano utamenye ko banahari. Bari ko twarashize ari ibyo. Reba umusatsi ugiye gushira. Yuwe sheri wimbwira yigo. Naya. Kandi bisoze. Merina tankatuwo wawe. Na wafite muremure. Urabukata se? Nakubona wabuhe. Se no kuboha karukuzirika. Bari ubundi kuboha ni iki? Kuboha no kuzirika byose kimwe. Kuboha umugozi. Uzi ko nko muri minsi ho nikoraho nkabyumva ko mfite kushe yindi ntazi yariyo. Ntazi ngo ni ibiki. Njya mbyumva. Njya cyakoze ukwishima ko ufite umusatsi mwiza pe. Thanks. Ngiye se ubu ngubu bari kunshiraho ngenda. Arara gushaka ngo uvuge neza yumva. I know. Bashaka ndi kuvuga umugore wese shaho. Yumva, bivuge yumva. Ega ne mustari dufite muri kampa. Ko muzankoraho mwabantu. Ne mustari dufite muri kampa. Uyu muntu mutangire mujye kumushaka mu following. Turaza gushyira Instagram yo mu mushaka. Instagram yo mugende mu mushake nta kibazo. Even na YouTube ajya kwifungura mu isi. Harawide. Buri kumva mujye musapotinga na guys. Ngiye YouTube uze nzavuga iki ko numva nta nibyo nifite. Ntabwo urabona ikire cyo kuvuga. Ako ba. Amafuti menshi mu kanwa. Abagore bose batangiye
YouTube batangira bateka bikarangira bibananiye. Wapi ngiye ibyo guteka se ngiye kubigisha rwose nibagende bateke mu bikoni byabo. Wenda sinabigisha. Uzabigisha ukuntu bashaka amafaranga. Melissa azi guteka ikibazo agira Ubunebwe shawe. ntabwo ajya bivamo yabikora umunsi umwe ko ntiyaba Njye niko meze ubundi ibintu nabikorora rimwe ariko kugira ngo mbikore buri munsi kamone kereka mbikunze cyane. kandi guteka urabikunda Shana ukuri reka nkubwire ndabikunda kuko sinzi impamvu ayi ndabyenjoyinga tu ariko nyine ibintu bitinze birapfa ibintu byaratinze rero ntangiye kubabara umva buri munsi narabitekereza nkavuga ati noneho tuzoje kubirangiza hasha ari induru gusa. Umura umusatsi ntabwo ndi gukata myinshi sibyo nimugire ubwoba Uwiteka arabarwanirira Ushobora ibiki bikomeye. ariko se waje Uganda ukababuza shamere Nugera i Kigali bazakujyana muri laboratoire. So guys, umusatsi rero already nababwiye ibigomba kubaho bansokoreje mwabibonye batwakase ubu ngubu bagiye kunsukira udututa two kugumanamo iminsi n'ingahe nk'icyumweru nkabona kugira batwita twist yo twistinga kugira ngo you see me I see you too kugira ngo nyine so nizere ko rero abakurikiranye video mwagiye mubireba byose nyine ukuntu bikurikirana ukuntu twakoze umusatsi aho mwasanga ibi product byacu ni muramamagara cyangwa se mukanyandikira mukambwira ibyo mushaka then ngayo ngo product zacu see you in the next video nizere ko mwaryohewe bye bye see you bye bye see you